iki urukora mwishimye nese tukuri kuryana birakureba usubiye mu kabari birakureba usubiye mu kabari subizamo ako ufite ikibazo wamuye subizamo ndakuye ngo subizamo hakuri mu biki uri mu biki TEREZA ako suri mu biki uri mu biki subizamo nakuzanye nta kintu wazanye mu rugo waje imbokoboko nuraharenga kuri ibyo ushaka byose ariko ntabwo urarenga urugo ibyo kwijandika mu nzu ukaba kazizi ukubonye wese iyo nzijanditsemo nta bigega tukigira pamela tujya hejuru akakobwa gafite agasuzuguro nk'akawe afite agasuzuguro nk'akawe genda yamaze mwihorere genda wagacumawe pamela mwihorere ndekura ntabwo murekuye icyo nashaka ni ukugira igitekerezo rimwe kabiri gatatu nakubariye rimwe kabiri gatatu ntabwo murekwereka ntabwo nshaka kujya mu kabari kuri mubi rimwe kabiri ariko nukuri hasi yakoze iki agora ningejeje amagambo yakoze iki ndi kukubaza ariko usanze ari kuruhuka yari kurya impamba amaze kugero natije aho kwicara mugendo ariko se mama abushatse babarira tubabarira umugore wanjye basi nashaka ajya kuyanywera mu kabari wamwinginze nduri kureba ibintu ngore wakagabo nduri kureba ibintu ngore fata fama mbwira wamubabariye mabuja ko kuri ikibaju wamubabariye koko ndakwicira mu rugo ikigo cyaje kiri ikiri yatorogamba kinzanire mabuja kinzanire ndumukozi wangira ko ariko se mugende ko nyamara mugabo ngiye kondo banyirukanye mugabo nyakagabo hano mugende nyakagabo ndakwicira ubusa ndakwicira ndakubaza musiri ndaranje nyamara ushaka wamubabariye mabuja nyamaze ushatse watubabarira tubabarira turapfukanye amasaha tutashize wachimoni zamba wowe nabo korera imana mana narinyi korera akakamu basi mu igiceri cya 50 nakoreye imana nguhaye akazi mama byiki ko igikozi cyanje dutumye kimeneka nindimo none ko mabuza badi so wiceya ishara isko nazo mubwira ko nagiye kugasandira uberikifu ngusigira inzira yanjye bakwiru ngusigira inzira yanjye bakujana mu ikindi ndani isoni kagira akandi guswe kigize ngase we none se ko ndego ufunze mu masaha yo gutegura ibya saa sita uri gushogosha byaheri ugashaka gusiga umwana kukarubanda nuzi ko cyemereye gusiga abana ku gasozi koko NSABI ugiyese ndakubaza buri gihe ko ngo bari yamusizana ikintu baga bibwira ko vuba ikintu cyo baga yagusiza amaze gusiga kangahe inshuro zingahe hanze umuntu ndamusiga pe nese wowe usiga umwana hanze kubera iki nase uragiye kumusigira inzu yanjye banyibe inzu yanjye ubusagize ibyago byiki se abiki ngongira ushogosha ujya hero ko wagira ngo imbwa kuri gase mu karenge nkuko mara mbivuga uri kujya mu byukuri aya masaha sitakuze ko ari abagore ase wa mugabo we mbabarira pe umba amaguru hari abari kwiruhukira hari abari kwirira ibya saa sita hari abari kugira wowe ugiye ko ndawugiza nk'umukobwa wa farawo ushogoshe ujyaye nese muna mwayikireba ukuntu nabaye mwiza ari ibintu byo kwita igitambaro nabivuye ngwihene bayiguriye ikiziriko gishyashya bwira itarishije nawe bagushyiza mukugisikiziriko urambona sibyo muramukuvuza ngo ngende nose nyirugiye ndakwiyerekeje mu nyirugiye burahari ibyo bitumye ujya gutembera birakureba ndabona n'amakoti uzabyambara ku minsi y'imibyizi akiri imvungu ushoboshe ujya esera reka ariko ndekera nyine ugiye kugura iki birakureba icyo gikapu kijyanye ugiye kuzanamo ibiki igikapu ujyana kuri misa ukijyanye reka turebe ase wandeka fata imfunguzo mpereza imfunguzo ariko ndashaka kureba ikintu ujyanye mu gikapu ndago kikureba tere ndashaka kureba ikintu ujyanye mu gikapu kamera fungura ubwoswa yaje dore ko wamenyereye fungura urugo waje umwana aje mu nzu ngiyorera kwibajyaye wafungura umwana akinjira mu nzu buriya gutongana umwana ari kureba wumva birakumara iki se wandeko kandi wabona nguzunguje gutura se wakagabo wendekora cyane ariko maze kumereka gashako ibyo ugiye by'ubwanya mu gikapu cy'umwe byemewe se byemewe kandi bishimba bimaze byose bimwe injira mu nzu baby njyewe urabona njyanye nk'ibishimbo ndongeke nakwizerane reka ndeme icyo gikapu ariko ureba iki ureba iki urareba iki
ejo bundi wagize gutya ifi y'umwana y'igikoma ku bitaro bari baduha urayishukusha ujya kuyinyweramo iki icupa urabizi sibyo urabyemera ntabwo gasa munyibamo ibiro bitatu bya shisha kironda akagwa uri kujya mamucisha ndurukure kuyigisha nyine uri kujya he ndurukure ibintu nyine ndashaka ndashaka ndagota katurebe nyine ibyo ufite mu gikapu ndumure mu gikapu kandi ndakufite cy'urukunjaka nutemera ko ndaba mu gikapu cyawe nudasangamo ibishimbo ndahita ngukura iryinyo tuvugishe ukuri ngiye gufungura iki gikapu nudasangamo ibishimbo ndusangemo umushogoro ndahita ngukura iryinyo ako se ubundi mbere yuko tujya muri ibyo waretse kunywera ibiribwa by'umwana w'abantu nyine ndakubaza nudasangamo ari icupa ndabizi ko birimo nutayisangamo niba hatarimo shisha kibondo harimo ibifatanye isano nayo ndashaka kureba ndahita ngukura iryinyo ndekura zana turebe ari mu biki ese tere kora uko nkorero Muno kubona mwiki? Urukwana mwiki? Urukwana mwishimye? Nasi tukuri kuryana. Birakureba? Usubiye mu kabari. Birakureba? Usubiye mu kabari. Subizamo. Ako ufite icyerekezo wawe. Subizamo. Ndakuye ngo subizamo. Ako uri mu biki tere? Ako suri mu biki? Uri mu biki? Subizamo. Subizamo. Mereza ibya. Kamera. Mereza. Kamera ngwino hano. Kamera guma mu. Reka nyokore, reka. Kamera byo nyokore gukorera social. Yakura. Ndashaka kukubaza. Ugiye mu kabari amasaha kubera iki? Ngumanga. Urebe ko umwana arebe ingeso mbi zawe arebe uruhande rwawe rubi rw'umukara. Nindi kuko ugiye mu kabari muri amasaha kugira ngo kwavuga ngo ngiye mu kabari. Ese undi nuzi byakubayeho? Nyine ngiye mu kabari. Nuzi byako ntabonaga ko ndangwa gusambanyirize ku kiraro. Siko byagenze. Gasaba ngiye ntaragusambanyirije ku kiraro. Yuza kunjura se ko wabonaga ko nasinze yuza kunjura. Iryo ni rimwe. Ntabwo wavuye gufata ibiryo by'umwana ku bitaro bakabikwaka. Kabiri amata ntabwo watanze bakaguha inzoga. Wande kura kise nimufite rwose. Ndekura mugabo. Uragenda ute ntabwo wasohoka ngana. Nimba genda. Ntabwo uragenda be. Nimba sohoka. Ntabwo uragenda. Pamela ndanindi gari icuma. Narakubeshye Pamela. Ndanindi iki? Narakubeshye. Cyangwa bite bikure. Ntabwo uragenda tere n'ukuri kose ndagari. Ntabwo uragenda. Ndekura. Ntabwo uragenda. Ndekura wakagabo. Ntabwo wagenda. Andi rero wakagabo sinzi ikintu cyo uragonja akabudagura. Ntabwo nge nakemera kusubira mu kabari. Mingore Pamela agende mu. Uvuze ngo iki? Ni umucetsi ushajya bimenya se. Umwana ko katangira no kumenya ko ushaje uri gukora imirimo itajyanye n'urwego rwawe. Sime. Ntabwo urajya mu kabari. Sime. Sime wandekura. Ntabwo ndakurekura. Sime ndekura. Ntabwo ndakurekura. Ntabwo ndakurekura. Ntabwo ndekura. Nushaka gukora ibyo ushaka byose. Wandekura. Baguhaye rugari wiyongeraho urugarama. Ariko ntabwo ndakurekura. Ntabwo rega nakwemera kujya mu kabari. Ndekura. Ntabwo nakwemera kujya mu kabari. Ntabwo nakwemera kujya mu kabari. Tere ntabwo nakwemera kujya mu nzu. Kandi ushaka unyitimba urashaka unyitimba. Jya mu nzu ntabwo ushaka kujya mu kabari. Urashaka unyitimba sibyo? Jya mu nzu ntabwo urajya mu kabari. Wajya mu kabari koko. Icara aho ngaho. Ariko ibyo akabari ntabwo bishoboka rwose. Ako uri umwitimbe? Reka nkubaze. Icyo ndi cyo cyose. Namaze kumenya kuri cyago. Ntabwo dufitanye umwana. Icyago ni nyoko wakubyaye. Wambwira we yakagabo. Ntabwo mu biki. Gifate nturi bwigere uhaguruka aho ngaho. Wowe se wandusha imbaraga. Njaka kugenda wowe. Wisho. Nukutwika, namara kugutwika. Wakwibesha nkuzeho. Akaza kugufunga. Ese tere wahindutse ra? Wareze umwana? Wareze umwana ukareka inzoga? Wareze umwana? Wakonyeje umwana ukareka kumwotsa amashereka yuzuyemo inzoga? Aho byanje nyine. Kanyamagara. Wamenye inshingano zawe? Ubusa ababyeyi bagenzi bawe bagira ngo iki? Ese wumva ibyo ukora bimpesha kuza nk'umugabo wawe? Wowe si uri umugabo? Wowe uri umugabo? Ntabwo ndi umugabo. Wowe uribara mu bagabo ukabona nawe uri umugabo? Ndiki? Tuvugishe ukuri. Urireba ukabona mu bandi bagabo nawe uri umugabo? Okay. Tuvugishe ukuri. Umugabo ukubita icyumweru atarabona akazi. Wavuga ngo uri umugabo wowe? Nawe ukora ko nta kazi mfite ntabwo. Ndi wowe naba nariyahuye. Ndiwe naba nariyahuye kera. Suburiyeho kugira ngo bigende gute? Tere. Ndi wowe akagabo we naba nariyahuye. Uzi ko icyo ucira inyara ari urukonda? Gacibwa amabere. Okay. Bivuga uko ushaka. Nta tundi aribwo kure y'igiti cyaryo. Reka nizere ko ndahari ufite aho bikomora atari ibyo wigiye ahangaha. Kuko ntabwo waba ufata umugabo wawe gutya ngo bivure inkomoko yabyo. Icyo ndashaka ni ukujya mu kabari
nasisiye kandi narahiye kabari ndajayo ntabwo urajyayo kandi ndajayo Pamela aje kuryama Pamela ntujya kuryama uje kuryama ntujya kuryama Pamela uje kuryama ntujya kuryama Pamela Pamela vayo hano nande no kugira ate nawe kureba Pamela vayo mubwire vayo hano kuri kundinya ndagenda ndagukwa atagutinya uri nariko vayo agakecuru niyo utangiye gutinywa vuze nkiki ja kuryama vuba ntujya kuryama Pamela jaku ntujye kuryama ndiso nyoko yabaswe n'inzoga yirwa mu kabari ntujye kuryama none urabona nasinze ntabwo wasinze ahubwo wapfuye napfuye ikibura ni ukunuka icyo mbura ni ukunuka yego Pameje kuryama sheri Pamela ntujye kuryama kera kuya no gutera ubwigero urenga umutaru erega tuza ningurenga nawe urarenga ndakubwiye ngo ningurenga nturarenga ninde ngo mutaba urakora iki ngora hose bagufunga ngubita bagufunga uri kwitwaza ko ngubita bagufunga ngubita reka mubwize ukuri ko noneho nanjye uru ni urugo rwanjye nakuzanye nta kintu wazanye muri uru rugo waje imbokoboko nturaharenga kora ibyo ushaka byose ariko ntabwo urarenga uru rugo ibyo kwijandika mu nzoga ukaba kazizi ukubonye wese iyo nzijanditsemo nta bigega tukigira Pamela tujya hejuru akobwa gafite agasuzuguro nk'akawe afite agasuzuguro nk'akawe genda yamaze mwihorere genda wagacuma we Pamela mwihorere ndekura ntabwo nkurekuye icyo nashaka ni ukugira igitekerezo utarandekura 1 2 3 nakubarira 1 2 3 ntabwo nkurekwereka ntabwo nshaka kujya mu kabari kuri mubi 1